bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye b'amadini atandukanye bifashisha ibyamamare kugira ngo bigarurire imitima y'abayoboke yuko ko turabibona bajya gufasha hanaha ngo twajyanye na runaka wari wabana n'umuntu munza akaba ari ukwiba natwarabanye aranyiba pe uzi si wababaye cyane kurusha uyuza kwibwa n'umuntu utazi yego akabomora inzu yego Imana ibabajwe nuko abajura ari abitwa ngo nabayo reka ngusubiriremo Imana ibabajwe nuko abajura ari abitwa ngo nabayo inzaduka ubundi ukivuga umurokore wahitaga hari idini wumvaga yego idini ry'umwuka umurokore egari idini ry'umwuka afite uko agenda agatambaro afite uko ahagarara afite uko asa afite aho agendera afite inzira agendamo nawe wamubariza ariko uyu mwanya watandukanye umukabara umurokore n'umusinzi uyu mwanya ni watandukanya mu mageti umukobwa w'umurokore n'indaya tugaruke kuri aba bandi rero bagabura nimba umuntu umukozeho ukamusengera ntareke icyaha ahubwo akagaruka afite inyota y'icyaha ikosa si uyu wagiye gusambana ikosa ni uwamutumye agaragaza ko avuye mu busambanyi reka mbyerure ikosa si uyu wabatijwe ngo agaruke mu muhanda ikosa ni umubishopu n'umuprofete n'umwapotiri wamubatije ifoto yo yafashwe banza wumve izo zabonetse agiye kubatizwa ari mu ntoki yigishijwe iki yeretswe iki agarutse ari mu ntoki nkuko yabonye nta n'ubundi ntabwo amazi akuraho ibyaha amazi ni ikimenyetso ntabwo ikiganza gikuraho ibyaha bikurwa no kwigishwa akihana kabiri bikurwaho no kwemezwa biravuga ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura ntabwo twabwiwe ukuri ntabwo uyu waje kugaruka ku mihanda ngo arasamba nta n'uzabimubuza yego ntabwo yabwiwe ukuri n'uwo twamenye yabibwemo ikinyoma n'uwo twamenye cy'agatwiko hari n'abandi ngwino dutwike kugira ngo izina ryacu rikomeze ariko icyo nkundira Imana ibya Satani ntibiramba ababikoze barihe barihe amadini yabo arihe ntabwo bamwe bayafunze ntabwo bayambuye ejo bundi bonge ntabwo Imana iza urikina n'umwuka w'abantu n'umwana w'umuntu ngo nibongere barabitwikira kuri YouTube abashumba benshi atari bose ariko benshi n'ubujura bugendanye n'inda noneho butatu uzavuge ngo kubera iki batajya gukora bakitwikira izina ry'Imana ndagusuje ngo haye ikaze aho uri kudukurikirana uherereye hose ni kuri Give Hope TV n'Umurama TV ubundi tugakomeza tugatanga ibyishimo ku bantu bose badukurikiye niba udukurikiye uri mu Rwanda Imana igumugisha udukurikiye uri hanze turabakunda cyane nimwe mutuma tubaho kuko harimo amaadi murareba ibintu bikagenda neza ku kwezi tukajya kubikuza tukagura umuceri n'ibirayi ukwezi kukisukuma tujye tubwiza abantu kuri tutandavuye tutibye tutambuye yego tudakoresheje amanyanga tutanitwikira izina ry'Imana ngo abantu tubabwize ukuri tubaho kubera views z'abantu bari hanze yego kuko mu Rwanda ziri hafi yego oya reka umuntu wese kadushimira igihugu cyacu yego ubwo biri muri process kuko izi platform social media platforms hari abo zahinduriye ubuzima nanjye ndimo nawe urimo wowe turi nabivuze yego ngiye ndimo ninjye wa mbere bamwe mu badukurikiye nabo hari abo byahinduriye ubuzima bitewe n'ibyiza babonaho tutaranyakereka mu gaka kantu yego ndanakwakiriye komereza urabona nkimara gucika akakabo yego nakoraga ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi ndaricara kabane none ndabahone kwabagaho none hari ukuntu umuntu abavugana ngo afite ababyeyi batuya bararajya yaha ukicara ugakubita umutwe ugasanga ntaho uri bugane
nta hantu uri bujye wakwita imitwe ugasanga umaje kubona umugabo, ariko umuntu watize igitekerezo cya YouTube channel yagize neza pe. ahubwo twige dusabe n'Imana iduha umwuka wayo kuyikoresha uko bikwiye. ubwo twagira ngo tubwire abantu bayikoresha nabi turabanenga. Yego yego. Abasebanya turabanenga, abatukana turabanenga, abavuga ibitakwiriye turabanenga, bisubireho igihugu turabanenga. Abantu bose bayikoresha neza, naho ubundi iradutunze, itunze abantu benshi. Turabashimiye cyane. Bobo, nguha ikaze, umeze neza? Asante sana, ameze neza cyane. Hari ikintu nakuze numva. Ubu turaje nyine tugiye kwiganira mu bintu n'ibindi, ariko tureba ibintu byazimye kandi twari tubikeneye mu bugingo bwacu. Nakuze numva abantu bavuga ngo igihimbano cy'umwuka. Iyo bavuze igihimbano cy'umwuka wumva iki? Igihimbano cy'umwuka numva ubumana. Kuko umwuka Imana biriya butatu butagatifu, umwuka, Imana n'umwana. Yego. Ni Imana mu butatu. Ntago bitandukanye. Yego. Abantu bajya bigisha ngo umwuka ari ukwawo n'Imana iri ukwayo, ahubwo ni ubutatu butagatifu Imana yigaragarijemo. Yego. Meraha Imana data, kamere kw'Imana data. Kwiremwa ry'umuntu, Imana niyo yayoboraga umuntu muri Eden, ayobora Adamu na Eva. Niyo yambe, niyo iyo amateraniro yera yambere. Imana niyo yari pasteur. Niyo yigishije, niyo yayoboraga. Ko biratubwira ngo mu mafu ya ni munsi yazaga gusura Adamu na Eva, ikareba uko bamerewe, bagakora amateraniro, bakakora worship, mbese bakaririmba, bakaramya, amateraniro akagenda neza. Umuntu aza kunanirana, mukuntu umuntu ari igitangaza, arananirana, ariko rya jambo rivuga ngo risohoreza mu rukundo, ngo Imana ni urukundo, kuko yaturemye dukunda, yanga kudutakaza. Yanza kudutakaza, nibwo yemeye kwihindura umuntu, aza mu izina rya Yesu. Ariko izina rya Yesu n'ubundi risobanuye umucunguzi. Yego. Ni Imana yihinduye mu ishusho y'umuntu, kugira ngo aze yongere yegeranye wa muntu wazimiye, yongere imwiyegereze, igaragaza urukundo rwayo muri bo. Aho ni Imana yongeye kugaruka. Igare n'ubundi umuntu arangarananirana, ariko ku bwa Yesu, kubera ko ntacyo umuntu ageraho hatabayeho igitambo, ntibibaho. Ntuzibwire ko uzatera imbere ubu igitambo twatambye n'uyu mwanya twabyutse tukava mu buriri tukaza gukora ibi biganiro, kugira ngo tugire icyo tubona n'abantu badukurikiye basobanukirwe. Imana ibona itari butange kiriya cyanditswe kivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga urukundo gare gutanga. Yaje kutugarura urukundo, yiyemeje gutanga ubuzima bwe. Yaje azi neza akaje gupfa. Yego. Araza wa muntu wari warazimiye, irongera imugarura mu rwuri, imugarura mu bwami bw'Imana. Bibiliya tubwira ngo twazukanye, ngo twapfanye na Kristo, tuzukana nawe, ngo tujyana mu ijuru, ubu twicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Aho ni ubwa kabiri Imana yongere kwigaragaza. Birangije areba ati nindamuka nsubiyeyo ngiye gutanga raporo, aba bantu nimusiga uyu muntu arahwera, noneho reka kubera ko mfite ubushobozi nsigare mu buryo bw'umwuka. Hahita hava ngo umwuka wera. Ariko ubundi umwuka wera nawo ni Imana n'ubundi itugira gute? Ituyobora. Ni Imana yigaragarije mu butatu butagatifu. So iyo mbwiye rero igihimbano cy'umwuka, hakizamo ijambo umwuka, egara Imana. Ibihimbano by'umwuka se biracyariho? Ni bike, nako ntabyo. Hariho ibihimbano byanjye. Ibihimbano by'umwuka ntabyo. Hagezweho ibihimbano Bobo, igihimbano cya Bobo, igihimbano cya Jerry, nicyo kiri guhitinga.
naho icy'umwuka iyo ukizanye uvuga ko uri umuturage. koko twakuze twumva bavuza akagoma n'amashyi n'ipendo kandi amateraniro akaryoha, abantu bagakizwa bakuzura umwuka wera hakoreshejwe ibyo bintu. Reka mbivuge gutya, abantu bazanye ubutumwa mu Rwanda bwa mbere barakoze mu ruhande rumwe, ariko mu rundi ruhande baragugize nabi. Mu ruhande rumwe ni beza, ku rundi ruhande ni abagome. Baraje batwereka ko tugomba gukizwa gusa tugatumbira ijuru mu isi atari iwacu. Yego, aho bagize neza, ariko iyo baza kubitwigishanya n'iterambere bikazamukana bikagendana, byari kuryoha, ukakizwa kandi ukabona n'amafaranga. Yego, byari kuryoha kandi uyabonye mu buryo bwiza. None batuzaniye ijambo ry'Imana, batuzaniye Imana, bagasenya Ryangombe na Nyabingi mu Rwanda, bakimika Imana yo mu ijuru. Batuzaniye Imana mu buryo bw'umwuka, ariko tubinjiriza mu buryo bw'umubiri. Baraducuruje. So impamvu ibihimbano by'umwuka bya kera buzuzwaga umwuka wera, bakoreraga Imana ntacyo barebeyeho. Bakoreraga Imana nta jisho, bakoreraga Imana. Ibaze ngenda byibuka muri Sunday school hari igihe wajyaga kwatura ngo Imana imbabare nitije umufuniko wa mugenzi wanjye, umufuniko kuri robine. Ndabyibuka guhoberana n'umuntu igitsina gore uri igitsina gabo, wajya kwatura pastor Imana imbabarire irari. Kantu kirari tuzakagarukaho kwako. Wagiraga gutya wanitegereza ngo Imana imbabarire ngo amaso yanjye yatinze kubitagira umumaro. Yego, waba wanasamanye none ntutinyuke no kureba ku rusengero. Icyo gihe mwari mubizi we. Waba none wasomanyeho kavuga ati umuye nawe wese ukavuga ati yabibonye. Ariko ibyo bije vuba. Yabibonye we, yabibonye. Gusomana mbimenye vuba rwose, ngeze Kigali. Muri generation yanjye. Ngeze Kigali. Nanjye bya kera sindise nge ndabizi, uranjyana mu bya kera ndabizi, ndavuga uko nakuze mbibona. Yego. Nakuza mbona umwuka w'Imana uza mu materaniro ukihanisha abantu bakarira. Nakuza mbona umubwiriza butumwa abwiriza ku cyaha, mujya ari kubwiriza amarira agashoka. Yego. Nakuza mbona korari icuranga abamugaye bagahaguruka. Izo ni imbaraga za mwuka wera wakoraga ibitangaza akoresheje ibyo byuma by'abacuranzi cyangwa se n'umwuka ubarimo. Bafashwe igihe cyo gusenga. Ikibazo rero aho bya ubu rero kubona abantu bazi ko Imana ishobora byose, bamwe bakayikangisha abandi ndetse bakanayicuruzamo. Mu rundi ruhande wenda reka tugendere ku bahanzi, reka turebe kubyita gucuruza, kuko studio iravuna, ibikoresho birahenze, ababekazi barahenze. Icyo cyo tureke kukirebaho. Yes, no kugira ngo abone uburyo bwo gukora izindi, ahubwo turebe kuri iki. Purpose yo gukora indirimbo yari ugucuruza cyangwa yari ukugira ngo abantu bumve ubutumwa? Gucuruza none nyine aho niho hari ikibazo. Atari ugucuruza. Ikibazo si ukwishyuza. Umaze kubyivugira. Ikibazo si ukwishyuza. Yego. Ikibazo si ukwishyuza. Ikibazo ni iki? Ikibazo ni impamvu yatumye uhimba. Kugira ngo uzabone umuhanzi uvuye ivanye indirimbo mu masengesho biragoye, kandi bigomba kuba biri kuri standard, ikazi twika isa neza. Yes, buri Imana ni insirimu. Yego, Imana dusenga ni insirimu. Yego, of course. Ntikunda umwanda. Ubundi reka ikintu cyo kuramya no guhimbaza cyavuye mu ijuru. N'ubu kiracyariyo nicyo gikorayo. Yego. Ni nacyo kizakorayo. Yego. Uzi impamvu? Ndanezerewe. Ngo abamarayika bataramenya ubwiza bw'Imana, iyo bahora baramya, ngiyo bubamye gutya ngo urera, ngo bakunamuka, babona ubundi bwiza, basanga ngo ubwiza bayisiganye buhebuje, bakagira amatso ngo reka twongere twubarare, none turasanga imeze bakubana
bagasanga birenze kugeza n'uyu munota baracyavuga ntibarabona umwebwere bw'ubwami bw'Imana, ntibarabona ubwiza bw'Imana. Dore ikibazo rero cyacu, twamenyereye Imana, ntitugishaka Imana mu byo dukora, ntitugishaka Imana mu byo twubaka, ntitugishaka Imana mu miririmbire, dushaka kwemerwa mu buhanga bwacu. Mfite umuhanzi nkunda ndamumeshoninga, amusosori ndamuvuga, nturi bumbuze ndamuvuga, aho editing ubikuremo nge ndabirekera muri nabishyira imbere. Nkunda Bosco Nshuti. Mu bahanzi bose bo nzi, ufite impamvu mukunda, uzi impamvu mukunda Bosco Nshuti? Indirimbo ze nta bikabyo zibamo. Icya kabiri aririmba umusaraba, aririmba Kristo. Wowe ni wowe nyine n'undi afite avuga Yesu. Ndavugiye navuze ku rwego rwanjye. Yego. Avuga Yesu. Aririmba Yesu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Urumva? Aragaragaza inzira nyayo. Kandi nyine niyo yumva, niyo nyumva numva indyoheye. Yego. Abandi simbavuze na ngo nimbi, ariko mvuze ibyo mbona. Yego. Nyine aracyafite umwimerere wo kuvuga Kristo. Nkunda Papi Clever na Dorcas, indirimbo z'umwimerere zo mu gitabo, kandi ikagenda ukwiri, ariko uzumve muri no minsi gusubiramo indirimbo yo mu gitabo. Tufinyora iby'Imana ikora, kahita weguka kugira ngo urebe, kugira ngo tubumubura, kugira ngo urebe ko abantu bafashirwa. Biratanga what? Imiririmbire nayo bigomba kuvugururwa Bobo. Ivugururwa, ariko se base arimo umwuka w'Imana. Okay, simanza ndi guca. Turi kwibaza ikibazo cyose, yaba mu bihangano by'umwuka, mu ndirimbo, yaba mu bavuga butumwa, ntidushaka kuvuga ubutumwa ngo Imana yemerwe, turashaka kuvuga ubutumwa kugira ngo twemerwe. Yego. Reka dusoreze kuri iki Bobo. Bamwe mu bantu bakunze kuvugwa ko mu madini y'inzaduko, ubundi ukivuga umurokore wahitaga hari idini wumvaga. Yego, idini ry'umwuka. Umurokore egari idini ry'umwuka, afite uko agenda, agatambaro, afite uko ahagarara, afite uko asa, afite aho agendera, afite inzira agendamo. Nawe wamubariza, ariko uyu mwanya watandukanye umukabara umurokore n'umusinzi. Uyu mwanya ni watandukanya mu magati umukobwa w'umurokore n'indaya. Tugaruke kuri aba bandi rero bagabura ijambo ry'Imana. Hari imyuka bavugaga ko bagiye gucisha ahantu runaka kugira ngo bakomfirime rubanda. Hari abo twabonye babatijwe mu mazi menshi. Ubundi kubatizwa no kurambikaho ibiganza egare kureka. Hari abantu oya, kwihana. Kubatizwa ntago bivuze kureka. Navuze iyo wabatijwe ukihana, ikibazo dore aho kiri. Umwana apfa mu iterura. Hari abantu twabonye babatizwa, ariko ngo basigaye basambana cyane, ntibazanabireka. Barabatijwe, kandi habatijwe n'abaprofete bakomeye, n'aba bishop, n'abarambikaho amavuta, ibiganza, impundu. Abanyarwanda barakoma bati ubona amarira yashotse. Izi mbaraga zidahindura ntago zirari imbaraga zihindura. Imbaraga zigera gute? Imbaraga zica. Nimba umuntu umukozeho kamusengera ntareke icyaha, ahubwo akagaruka afite inyota y'icyaha. Ikosa suyu wagiye gusambana, ikosa n'uwamutumye agaragaza ko avuye mu busambanyi, ndikambyerure. Ikosa suyu wabatijwe ngagaruke mu muhanda, ikosa n'umubishop n'umuprofete n'umwapotre wamubatije. Akifoto yo yafashwe banze. Aha,
banza wumve izo zabonetse. agiye kubatizwa ari mu ntoki, yigishijwe iki, yeretswe iki, agarutse ari mu ntoki, nuko yabonye nta n'ubundi ntabwo amazi akuraho ibyaha, amazi ni ikimenyetso, ntabwo ikiganza gikuraho ibyaha bikurwa no kwigishwa akihana. Kabiri, bikurwaho no kwemezwa, biravuga ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Ntabwo twabwiwe ukuri, ntabwo uyu waje kugaruka ku mihanda ngaje ngarasamba nta n'uzabimubuza, yego ntabwo yabwiwe ukuri, n'uwo twamenye yabibwemo ikinyoma cy'agatwiko. hari n'abandi ngwino dutwike kugira ngo izina ryacu rikomeze. Ariko icyo nkundira Imana, ibya Satani ntibiramba. Ababikoze barihe? Barihe? Amadini yabo arihe? Ntabwo amwe bayafunze, ntabwo bayambuye ejo bundi. Bonge ntabwo Imana izahora ikina n'umwuka w'abantu n'umwana w'umuntu. Ngo nibongere barabitwikira kuri YouTube. Hari none nabo numvishe rwose abandi nabo babakinnye amafilme baratereta umupasiteri ngo ababatize. Ndibwira pasiteri ngo urababatiza nzakuvuga, nzabivuga munone dore mfite record babigusaba, nzabishyira ku karubanda. Murimo murica ubutumwa, banza ubigishe koko niba bashaka gukizwa, kumbe bashaka gutwikira filime. baze bavuge ngo bakijijwe, ejo filime isohoke basubire iwabo. Abapastori babaye dupfuye gute? Abavuga butumwa dushize gute? Imbaraga z'indambi zitumye twibagirwa impamvu y'urugendo, impamba yo mu butayu ari n'amanusha akose, none ko itumye twibagirwa Kanani tujya, ko yakijijwe n'ubundi asanzwe ariko ari akazi akora akareke abeho ate. Erega none se ubureka nkubaza, ntababikoraga babiretse kandi bariho. Ndikubariza abantu bafite ikibazo nk'icyo. Ahubwo ikibazo ntago baje kubireka, bari baje ahubwo kubyamamaza. Ntibari babiretse, ahubwo aba bapastori n'aba profete bafashije aba bantu kwamamaza ubusambanyi. I'm so sorry to say, bamamaje ubusambanyi bitwikira izina ry'Imana. Ariko uraje ureba ko Imana n'abantu. Utekereza iki ku bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye b'amadini atandukanye bifashisha ibyamamare kugira ngo bigarurire imitima y'abayoboke? Yuko ko turabibona bajya gufasha hanaha ngo twajyanye na runaka. Wari wabana n'umuntu munza akaba ari ukwiba? Natwarabanye aranyiba pe. Uzi si wababaye cyane kurusha uyuza kwibwa n'umuntu utazi. Yego, akabomora inzu akaza. Yego. Imana ibabajwe nuko abajura ari abitwa ngo nabayo. Reka ngusubiriremo, Imana ibabajwe nuko abajura ari abitwa ngo nabayo. Mbese ni ukwibwa n'umwana wiyitira ngo ni wo muri urwo rugo. Yego. Aba bashumba benshi, atari bose ariko benshi, ni ubujura bugendanye n'inda. Noneho butatu uzavuge ngo kubera iki batajya gukora bakitwikira izina ry'Imana. Ni ubunebwe bimitse mu mitima yabo no mu mitwe yabo, bumva ko bagomba kuba hari uko bibye abantu bitwikiriye Imana, bumva ko bagomba kuba kuko batwitse. Ngenda ndashimira abantu bamaramaje bakaza kuri YouTube. Gusa neza ndabyemera, ariko no kugira discipline ni iby'ingenzi. Ikindi ubu ndabizi muri komanteri abana bakadefiriza, nta muntu twavuze amazina, twavuze izina, ariko ubu aba bana ba dadi na ba mami baraje rero muri komanteri ukuntu bagiye kutwanja. Ariko bantu mwe nimushaka Imana mu ruhande rwanyu na mwiherero wanyu bwite, naho abantu benshi intama ziri kubagwa aho kubungabungwa. Reka ngushimire, reka dusoreza. Asante.